iyo message iravuga ngo yego ni byiza pe ariko ntago ari byiza niko Mitsutsu yambwiye ntago ari byiza kujya ku muvandimwe ukamutaragaza uwo bita Nsabe ngo ngakuri ibideni kandi mu by'ukuri utanze kujya kumutaragaza kuri kamera mwari kubikemura mu buryo bworoshye cyane duca nimaka wumva mwahurira he uburyo wumva we byagenda mukavuti wenda giyewe ndifuza ko byakorwa muri ubu buryo kugira ngo duhure habeho gusabana imbabazi wumva byakorwa mu buwe buryo mwahurira he none rero ngiye hano ugiye buriya akamabwira abanyarwanda mwakicara kuri tabure imwe we na Nsabe koko mwakicara ku meza imwe ngo muri kuganira aho kubera utakicara hamwe nyinguyeho wabonye negetseho ngo mbona isi ya mbere byari byiza utaramenya Juno ngagusaze everybody knows ko ngukunda gusa iyo uhuye na gate irashira mbwira ntukurura nkunda ari abantu nshaka kwisabira abantu bakomeye cyane abantu nshaka gusaba korabo rwose mu mbabarire kandi mu nyumve pe ndahera ku muntu wa mbere uyu muntu umuntu ukomeye cyane nanyumva ikiganiro sinzi ko ari bukirebe ariko bana we Chita Magic ni Chita urabita Chita ndagukeneye n'ukuri kw'Imana ndagukeneye Chita ubyumve iki kiganiro kirebe Chita ndagukeneye undi wa kabiri Irene Murinda habi Irene iki kiganiro mbaburo cyumva akakantu basi bariko bumva konyine yego umva hari abantu bafite impano nyinshi cyane ariko babuze ahantu bazicisha nagiye nkubwize umbabarire unyumve Irene wamaye ikiganiro koko yes ndagushimiye weho wakoze subscribe kuri The Fear Empire muramubona kuri congo yiraramye aho ugera bera Jackie Chan uhita ukora twa tuntu twayaga ngo yes ndagushimiye ushimire wakoze subscribe kuri The Fear Empire wazeneyeho tube dusa umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi ndagushimira cyane wagwan bro this fresh chamusi biracamo nari bikabisi yes nkubwirene rero ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ni igihe cyiza kugira ngo wizere muri The Fear Empire uduhe ibikorwa byawe tubyamamaze nomero zacu ni 078659 abo yatabivamo ati reka niviremo sasa twagarutse nagarukanye n'umuhungu wanyu nagarukanye n'umuhungu w'abanyarwanda nagarukanye n'umuhungu w'isi yose atanga ibyishimo mu buryo bugiye butandukanye n'umukomediye agihagarara gutya wagira ngo ni Père Noël ariko Père Noël wo mu buzima busanzwe Père Noël utago kuri Noheli yes outfit ye turahera kuri congo ye ngira ngo murayibona afite congo rwose iraramye ko ari ibirenge byanjye bibiri mwana ifite pate imwe ebyiri n'agace yes inkweto ye ikaba ifite pate ebyiri n'agace twazamuka gake ku masogisi y'umukara meza ya masogisi kuri 500 yaba ariko ubundi aya ngaya bayagurisha 300 mu magare yari yose yaba muri gare ya Kimironko yaba muri gare ya Nyabugogo ubusanga ibiciro ari bimwe umujene akavuga ati wenda yatebeza mu ipantaro ikoboyi ahubwo nkibaza impamvu atarashaka sentire ngo ajye yambika ari amasogisi atebeze bisa neza twazamuka ku ikote rye rwose rero ukagufurwa muri rimwe iri kote umva ndari fura buri munsi
iri kote nifura buri munsi cyane ngiyitaho mbere y'ibindi byose ya kuri si ikigina se iri iki ni ikigina ni igitaka iri ngiri n'ibara ngubu rimaze gusaza iri n'ibara ryaryo ubwo narenye vuga outfit ikote rwose urabona ko usa nk'uhindukira turebe ngira ngo komeje atira outfit tukajya kuri karuvate urutambi rwiza cyane rufashe mu ijosi rukamanuka rukarereta rukagera hagati y'amaguru rw'umukara yambariye mu mupira turacyari kuri outfit twazamuka ewan aya marinete rero ewan ubu ngubu tuvugana ubu negetseho twagiye ewan nkakinguraho ubu nyinzeho ubu negetseho okay yes tukahita tujya kuri bonjour pare tukajya kuri good morning daddy tukajya kuri good morning father ku ngofero ye rwose idoze muri London aka ni akarandani ntumbeshye isa nk'iyacitseho arayidodesha hanyuma ku ruhande rwe hakaba hari icyo bita agakwire hakaba hariho agakwire rwose keza k'umukara ubona ko umujene wanjye outfit niyo yita Janvier ni gutya agarutse mu maso y'abanyarwanda wambaye agaciro kangahe sa ubu tuvugana ahangaha nambaye ahangaha harimo amadolari iri kote rigura amadolari 5 noneho murayibona ni ibisanzwe se nayeguze nk'ibihumbi 9 urumva nawe n'amafaranga menshi ntabwo wajya mu mahanga ngo uyatoragure 9 ntabere muri kubeshya abantu nyagugenda urinza nino pandi imeze gutya ishaje imeze gutya se iyi ngiyi katurebe ntabwo ibihumbi n'inda yawe inda yo ariko banza hagiyemo byeri nyinshi ni munseke mu mbabarire uzarebe na kiramani nawe ubwe ese iranda buriya koko iyi dushaka kwigeranya ya kiramani ahubwo ngenda murusha rwose uramurusha iki inda mbi oya ndamurusha inda nziza niko nabivuga urabona ni inda yegutse iteye neza ifite paseri nziza aya nanone ariko ubu ntabwo byashwanyuka reka izi ni byeri ubu ngubu zipakiyemo ahangaha harimo byeri ibaze bishwanyukiye ahangaha ibintu byabera urumva rero imodoka zanyerera abamotari mugende neza mutangonga abamotari mutangonga cyangwa uzemo byeri bimeze bite se bimeze neza cyane dukoraniro abanyarwanda baravuga batari ko uriya muntu usetsa kuriya birakwiye ko ugomba kuzamugarura mbese barakwishimiye pe cyaka nani nabishimiye nabonye ubutumwa hari bamwe bagiye bandika muri comment kandi nkabyishimiye cyane bambwira ati ariko nanone hari ikintu bangayeho gufata umuvandimwe uwo bita Dr Nsabe mvuga ngo yaranyambuye ngo n'ibyo abantu barimo kunziza ariko mu by'ukuri njya mbabwiza ukuri wenda bimvuye ku mutima ariko si byari kubeshya ariko mu by'ukuri twaje kubikemura mu bundi buryo cyane cyane hari abantu ngomba kubanza gushimira uwo bita Kiramani uwo bita Mitsutsu abantu nibo babigezemo kugira ngo tubashe kuba twakumvikana tubashe kuba nawe amafaranga nayabona ni ukuvuga ngo Kiramani na Mitsutsu barakwishyurije tubishyireho umucyo dukureho icyasha umuvandimwe hano kuri telefone yanjye rero hariho ari message yanyohereje ambwira ngo anyita agashuhe nyine arabyumva n'ibyo muri comedy man nyuma yamamaga man yaransebeje ariko nyine nakundi hano rero Mitsutsu niwe yabanje kumbwira ngo yego ni byiza ariko Mitsutsu nomero ya Mitsutsu nyizi
uri kubeshya abanyarwanda uri kubeshya abanyarwandakazi ngo nimero ya Mitsutsu nyereka ariko uraza kubiberekera he wanyeretse nkirebera uzi ngo nomero Mitsutsu ntago zizwi nta Mitsutsu uriho wamubonye dore ngizi ziri hehe wanyeretse kuri guhita ubihisha nyereka yashyizeho ifoto urabona ifoto iriho rero ntago ayikoresha nomero ya Mitsutsu iyi ngiyi nari nyifite na mbere hose iyi ngiyi yamuvugana se niyo yamamarizaho ibikorwa bye nyine by'intebe urebye nyine cyangwa shara ni mushuti wawe wafashe uravuga utereka ishyiraho agafoto ka Mitsutsu kuri banyarwanda ngiye kuvugisha ukuri ibintu byo kubeshya reka tubireke ngiye mbabwira uburyo bwo byagenze kamasomere hano iyo message iravuga ngo yego ni byiza pe ariko ntago ari byiza niko Mitsutsu yambwiye ntago ari byiza kujya ku muvandimwe ukamutaragaza uwo bita Nsabi ngo ngakura ibideni kandi mu by'ukuri utanze kujya kumutaragaza kuri kamera mwari kubikemura mu buryo bworoshye cyane mugahura mukaganira mukabiganiraho nyine amafaranga akabarirwa nyine akayaguha nyine mwabivuganye ko mwanabiganiriye byarababaje yego gusa nyine nanjye gusaba imbabazi akose mwana nawe harya byaranga byari 30 byari 10 byarangaye hari 30 ese 30 muvandimwe muvukana brother wawe 30 nanubwo kandi narabikubujije ndakubwira ibyo bintu byihorere gusa ariko nyine mumbabarire sawa gusa ibintu byose Kiramani ni wowe wabigiyemo kandi wabigizemo ro kugira ngo amafaranga nyabone kambabwire niyo message ya nyuma Kiramani yambwiye yaramagaye turavugana Kiramani yaramagaye arambwira ngo Gashuhi yegura umuvandimwe turabizi nigeze kubona ku social media kandi nabonye ufite impano kandi yifuza kandi no kugukoresha yego ibyo wakoraga byari byo pe kuko nanjye Nsabi mu buryo twatandukanyemo ntago byari byiza gusa ngewe ikintu ngiye kumubwira ngiye kumubwira kwishyura amafaranga yawe ariko mu by'ukuri ntuzongere kujya kuri kamera uvuga umuntu w'icyamare nk'uriya wese muri make uriya na mama nawe yarabimbwiye mama nawe buriya yarambwiye rero muhungu wanjye rero urabona Nsabi aragukuriye ariko nubwo agukuriye ntago ari kubikemura buriya buryo ngo ujye kuri kamera ngo umutaragaze uvuga ati ngo mukuru ngo yarakwambuye ngo ibiki n'ibiki nyine na mama nawe byaramubabaje nabwo atere mama rero nawe warakabije akwibaze kugira ngo 30 si byari 30 ibaze ko ngewe nageze aho mvuga ni byibuza reka dushake umwe mu bakunzi bacu batureba urumva unafana Nsabi byibuza afata ibyo 30 abikoherereza ntago mbishaka ninabona message ntago bikunda urumva utarakoze amakosa ariko reka nkubwire nanjye byarambabaje nanjye uburyo yambwiyemo nibyo byose bitama mfata umwanzuro yo kuba nanjye najya kuri kamera yare yakwishyuye cyangwa wenda abo bavandimwe baramubwiye birangirira aho ngaho nyine birangira uko oya Kiramani niwe wabigizemo kugira amafaranga nyabone Kiramani yavuze ngo Nsabi yeba uriya mwana uriya musore ko si umwana ni umusore yego muravukana ariko nawe ntabwo uri kumusaba amafaranga muri buriya buryo uzamushya muri nimba ari ibiki simbizi ntabwo bimenyereye ntabwo mba mbizi biriya nimba ari ibiki hajya nyibutsa kamera hirya n'ibiki nyibutsa wiseka nyibutse muvugana nari imari muvugana ariko buriya uhari okay yari kunshyira muri Porojize twavuga ko ari mu muri Porojize ariko iki yambwiye ngo dukorane kandi ari weho wabimusabye akakubwira uti wa mwana we ntago iyi hiti yizana ntago isengerwa irakorerwa nyine yarabimbwiye ariko nawe ndagira mbabwire ngo yarabinyemereye pe yarabinyemereye ariko mukuru nyaka amafaranga ariko aya mafaranga naje kuyasubizwa ariko nyuma yaho nubwo naje kuvuga ngo nakoze amakosa gusa hano nanjye naje uyu munsi kuri kamera mbwira abanyarwanda barebye kiriya kiganiro cy'ubutaha gusa n'iki kiganiro cyo mu kirebe mu gikunde iki kiganiro kirimo imbabazi nimba nawe ari bukirebe ndabizi neza nubwo tutumvikanye neza mu kuba natandukana nawe bimenye yuko kunywa imbabazi pe Nsabi reka bandusaba imbabazi Nsabi musabye imbabazi nivuye inyuma yuko ibyo nakoze ko atari byo ndibwira yuko ntago nzongera kujya kuri kamera nimba tugiranye ikibazo nzaza nemera tubashe kuba twabiganiraho tubisasanura nyine mbese
twereke abanyarwanda yuko nyine ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe. Gusa aka kanya ubu tuvugana musabye imbabazi, ndabizi nakoze ikosa nk'umusitari nkawe kujya kuri kamera nk'umuvandimwe wawe, ntabwo ari buriya buryo ne kujya ngo nkuvuge ko nakuvuze nabi nyine bihagije, nguteza n'abafana bawe. Naguteje abafana bawe, bafana bansabi barenga 100,000 ahubwo binarenga. Nagira ngo ubwire yuko rwose Nsabi ntago Nsabi afite abafana 100,000. Ubona abamukurikira Nsabi afite abafana barenza buvuzi. gusa ariko nyine ariko uracyakomeje gukora amakosa. Munamba bariri ndongeye nkora amakosa ariko musabye imbabazi kandi n'iki kiganiro cyo kimugereho. Ndizera yuko nyine yakari bumbabarire, amafaranga narayabonye. Kandi ikindi niwumva yuko ushaka ko twongera tukaba twakisobanura neza, tukabasha nyine kuvugana neza nyine nk'abavandimwe, dukeneye guhurira ahantu tukaganira kugira ngo ibintu byacu tubikemura mu bundi buryo. Basi name n'imbabazi nk'uvandimwe wawe, n'umuzi ko nyine nimba wumva yuko nyine tuvukana uko abavandimwe buriye imbabazi bura nizo za mbere, tukiyunga nyine duca n'imaka. Wumva mwahurira he? Uburyo wumva we byagenda mukavuti wenda giyewe ndifuza ko byakorwa muri ubu buryo kugira ngo duhure habeho gusabana imbabazi. Wumva byakorwa mu buhe buryo mwahurira he? None rero ngiye hano ugiye buriya akamabwira abanyarwanda, mwakicara kuri table imwe wewe na Nsabi koko mwakicara ku meza imwe ngo muri kuganira? Kubera tutakicara hamwe. Urabona tutakicara hamwe, uvugishije ukuri nawe urebye reba, urabona tutakicara. Ngiye ngoresheje ijisho ryanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru, nkanagendera kuri hit Nsabi afite, nkanagendera no kubigwa ibye n'umufana afite. Biragoye. Ubu njye abamfite ni bakeya. Mva Nsabi ubyumve, numva ngo niwe ufite abafana wenyine wumva nk'ubwizo arimo kugushuka. Naye mfite abafana benshi nyinguyeho, banzu birebe ubu nyinze. Reba mfite abafana benshi barenga hafi 100,000. Yego ndafite iso 100,000 ndabafite. Bagaragaza reka wenda kamwereka sibyo. Reka dutege njye ninsanga 100,000 bifite, ndagohereza hano inote, ndagohereza inote 50,000 kweno kuri kamera ubibona nawe uhari. Hanyuma nidusanga utabafite, kamwereka urashyiraho iki? Reka kamwereka kubyo tugiye kubigenza rero sibyo. Reka dutege kino kiganiro nimba uzi ko nkubeshye, iki kiganiro ndabizi abafana afite ni benshi cyane, kandi ndabizi ko kiri bubagereho n'ubutumwa natanze mwabwumvishe. Iki kiganiro ndabizi ko kibererwa n'abantu hafi 10,000 cyangwa 20,000, ahubwo binarenga. Ibyo ni ibisanzwe, binarenga ni ibisanzwe kubera ko kuri The Fire Empire aho turatwika nta nkuru irimo, ahubwo twe turashaka mu bintu biri touchable, bifatika. Vuga uti ndagusigiriza inkweto. Ntago nagusigira umutungo wanjye sha dakaraka. Izi ngizi ntago naze gusigira, witonde. Ariko umaze iminsi udakora ngira ngo no muri Genesis Comedy, ariko ubundi herukayo ry'Imana. Muri Genesis Comedy merukayo aciyeho nk'ukwezi kumwe, ukwezi kumwe nibwo nako bajya bakwa uploading bawahiye. Manahiye nyine urumva rero nyine reba bari abantu rero sinzi ikibazo bafite. Gusa wagiye mu byo ushoboye mwana. Nyine niyo mpamvu ndimo gufata umwanzuro n'ibi bya Genesis Comedy. Nigeze kujya nyine ibintu navugaga baraseka, ibyo navuga bagaseka, ariko ibaza ko barajimije kamera n'ukuri kw'Imana. Ibaza banzimirije kamera ndababara mari nyagasani wewe. Ikarita yakuzuriyeho Mana umva nkubwiza ukuri. Wowe bakwakira nyuma Orifari Merci. Byihoreye. Ako mwarambabaje cyangwa wagiye kuri kamera batarayicana ugira ngo bayizimije. Hoye ahubwo abanyarwanda namaze kubasetsa byarangiye, bamwe batangiye no kwinyarira, barimo kutsaba n'imbabazi. Wagiye mu itente mu gihe wari utegereje abantu, uhagarara imbere urangeje ukajya uvuga ugira ngo uri gususurutsa abagenzi. Urumva rero byarangiye nyine banzimije akabera abaginga sana, ariko nakundi nyine ntacyo, ariko nakasemo bamaye ikaze ko biri, ariko navuzeho n'abantu barasetse, ntago nabarenganya. Wenda n'ibyuma wenda byagize ikibazo, ntago arengabanya abantu ngo babijimije, ngo ntago ko twese dutaha, ntago bongeye kubyatsa ko twese dutaha. Niwe baciye nyuma kuri stage. Ngiye baciye nyuma kuri stage. Ubwo kuri stage yawe hari habanjeho bande? Hari habanjeho
hari habanjeho Nsabi, habanzaho Kiramani, aya hakurikiraho Kiramani, hakurikiraho undi mutipe nyine ni mushyashya cyane ntago ndacyakana Mitsutsu no yari ahari uko Mitsutsu ni wakurikiye Kiramani. Yego wehuze inyuma yaho. Ngiye naje nyuma yaho bivuze ngo ufite hit kubarusha. wase sobyumva nyine sobyumva mbabwiza ukuri ndaje uraje ariko nuraza ntago ndaje bagabanya uguhinda. uzwi nande yewe abanzi ni benshi ubuze niba nkora ikiganiro ugasanga cyarebwa n'abandi 10,000 kandi ku munsi mwese kankubwire 10,000 ariko ziko ari kimeze gutyo niyo yi kweri kimeze gutyo ariko nyine mbanze nirate kuko gwera abantu 10,000 disi ni benshi ni benshi ariko ibaze ariko 10,000 kakureba bigafata internet yabo bagafungura akagura megabyte bakanyera bagakanda hari ahantu muri miliyoni 15 zituye u Rwanda. Ibaze ariko ukaba ufitemo abantu 10,000 ariko nacyo nabo ni benshi witonze hari abantu batabafite bagusuye ni wabo nabo bakira cyane rwose umva n'abantu benshi ko abantu 10,000 ari abantu abahanzi bose bo mu Rwanda kugira ngo babone bitabiriye ibitaramo byabo bari inzozi zikomeye cyane ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbatangarize yuko hari ikintu nshaka kubabwira. Mu by'ukuri rero hari abantu banumiye bashaka nyine hari umudamu wanumiye yaranyandikiye arambwira ati nakubonye ufite nimba ari performance nziza mu rurimi rw'abazungu. Arambwira ati nagira ngo uzaze mu rugo ashaka gusetsa abana banjye. Ujya umusanga mu rugo ukajya kumusetsa. Nkajya kumusetsa ngasetsa abana be nyine urumva rero nakazi wa mudamu nyine ndamushimira. Ejo bundi yanyereje 30 n'ubu ejo yamaye nabwiwe 20 nkavuga ati se uyu mudamu nta mugabo afite nyine bikacaga nyine gute yamenya ariki yarayamaye mwa akomeje kuguhindurira ubuzima. Mva nkubwiza ukuri gusa ngiye ikintu mubwiye urimo gukora cyane urimo n'inzara cyo bita inzara unsigaye ndyamanywa nijoro. uba mu nzu yagaye man mba mu nzu ya 20 10,000 20,000 yego rwose mbibabwiza ukuri iri kirehe ariko irahani Masaka hano chambrette. Yego ni chambrette icyumba kimwe na saro ariko iramagije chambrette y'icyumba nayo iramagije buriya nayo ubonye amafaranga uyishyura chambrette iyo yabaye icyumba na saro nyine yabaye icyumba na saro. Chambrette ni saro gusa. Chambrette yaje ni saro gusa ntago bimenyereye ariko mu by'ukuri mbona amafaranga nyine nyiraramo nyine mfite ahantu njye kuryama mfite ahantu nyine mbese muri bakimbayeho nyine neza nyine nk'abandi bose ko muri Kigali benshi batuyemo bakodesha twese ntago ariko twubatse natwe twaravuye mu ntara tuje gushaka amafaranga rero mu by'ukuri rero ntago ari gukodesha njye nyine. Yego ntago ari gukodesha nyine ariko mumbabarire gusa no mugore akomeze nyine amafaranga humura disi si wewe wenyine akomeza amafaranga nyine mfate mu mugongo nuko gusa nyine ndashimira nyine abantu nyine barimo kunkurikirana barimo kunyereka urukundo rwabo nagira ngo mukomeze mu nkunde kuri The Fear Empire mubashe kuba n'ibiganiro bigiye bitandukanye bindi tugiye dushyiraho ntago ari ibi byonyine kandi ikindi ndabakunda cyane mu ndebe mu nkunde nawe nzaza mbaye ibintu bya danje zambaye ibintu bya danje sako numva wayura cyane utange ndagaske tangiye kabisa numva umeze nabi tunaniwe mani tuba dukora amanywa nijoro kugira ngo turebe ko natwe igihe kimwe twazitwa ba landlord kugira ngo turebe ko igihe kimwe twazagira imiryango dukomokaho itewe ishema nuko bazaba bafite ababyeyi bameze nkatwe ibaza umwana uzaba ari uwanjye ngomba gukora cyane kugira ngo azabe proud yanjye ibaze rero umwana uzaba ari uwawe yareba dada akabona yewe iki gipapa cyanjye sha munsi wose nukwirirwa se ku munsi wose mwana wanjye sha umva nukuru nubwo wenda nubwo adahari ariko ntacyo uzaza nako igitekerezo cyo gushyiraho tuno ducongo igitekerezo cyo kwambara karuvati igitekerezo cyo kwambara ikoti igitekerezo cyo kwambara ingofero byaje biti mu by'ukuri rero igitekerezo uburyo cyajemo numvaga nyine ko ari byo bintu nyine byanzamura nyine muri performance zanjye
iri kote mureba hano uburyo nabitekera nahuye n'umusaza urifite uvuga ati we musaza rero nawe wabuze icupa reka ukubita icupa iri kote urime ambo reka tumarike tugere ku ikabutura iyi kabutura nayiguze ni ipantaro ikoboye iyi ngiyi nayiguze n'umusaza nanone yari avuye guhinga mbona iriho ibyondo avuga ati rero musaza nashaka iboro nk'ingi ishaje yarayima inkweto naho amafaranga nayiguze nagatangaza none se ubu ntabwo uba washyuhiwe mani wabyo numva ameze nabi noneho namba n'amasogisi hafi abiri numva nahindanye napfuye kabisa noneho umva nese mwana ujya ugatera shiraje kano gakweto ko umva nkubwiza ukuri mu bintu byose nkora ngomba kuyitaho ko iyi ngiyi nirimo amafaranga ese kuba wambaye karuvati mwana nta shati ukambara karuvati ku mupira iyi ngiyi ni sitire igezweho ubu ntabwo wakiniga wagiye woroshyamo mwana kubona ahubwo ko ibintu uba wabigize intambara cyane ahubwo ndibutse ejo muri ahantu nigeze kujya ntabwo ngiye gushutinga none hari umutipe n'utwo dufitanye bifu noneho arancunga ko ntabwo yari kubona ku buryo nkubitamo izi ko yafashe iyi karuvati akayikurura yaranizemera umwuka napfuye ariko umva nk'ubwiza ukuri navuze ati mva ni ukuzanyera nyikuyemo kugira ngo n'abahotozi batazafata bakariye bandigisha bazi ko ufite n'amafaranga n'abantu bambara karuvati kambabwiza ukuri nimba uzi ko ugiye mu kirori wambaye karuvati niko yaba ingana kose nukivamo ukaba uzi ko utahantu kure ukaba uri butege imodoka cyangwa se uri bujya n'ibirenge karuvati ugomba kuyikuramo ntabwo uzi mu nzira ibisitaza birimo ushobora kuyigorora n'igisambo gishaka kwambara ufite telefone nziza ufite amafaranga niyo waba udafite amafaranga wambaye neza karuvati bakayikunigisha bagakuramo ibintu byose wambaye bakabisigana ugasigara wambaye gusa niba uzi ko wambara neza ukajya mu bukwe busoze ukuramo ikintu bise karuvati aricyo cyonyine ngira ngo ubushize twavuze ngira ngo wari ufite projet washakaga gusohora y'indirimbo abanyarwanda mu barebye ikiganiro cyabanje twakoranye wari uri kuvuga ko iri hafi gusohoka uwo mushinga ugeze yego n'abanyarwanda cyeka ntabwo bigeze bayumva neza kuko hari uburyo yazagamo ku buryo n'umunyarwanda wese atayumva ariko mu by'ukuri numvaga nyine wenda kugira ngo noneho bayumve neza kigali kiza kimeze neza kigira cyuta ntabwo indirimbo ntabwo yumvikanaga abanyarwanda bayumvaga ubushuka ariko iyi ndirimbo irarenze ongera batemu umve niyo mpamvu mbadi hano nabwo niyo muvandimwe ntabwo ngiye hariya ngo mvuge ngo ngiye kuguteranya n'abanyarwanda ugomba kuyiririmba nabo bakumva nyinguyeho wabibonye ubu negetseho ibintu byose tubikora uzungu indirimbo yanjye rero muri make ni indirimbo nziza kandi abizi muzayikunda nagiye muri studio nagiye kuririmba ariko mu buryo hari akabazo kabayemo gakeya nyine gato ariko kagiye gukemuka igiye gusohoka indirimbo rero kaca nk'uyibaririmbiraho gake kugira ngo mikoro kugira ngo uyiririmbe wisanzuye nakarimo kiza ngo mbona isi ya mbere byari byiza utaramenya Juno ngagusaze ntabibari knows ko ngukunda gusa iyo uhuye na gate irashira mbwira ntukurura nkunda cyangwa ntukure ndi homa mbona hari ubwo nankupa ufata uturiri ari ubwo dusohoka kureba Shazabeni murarena ugataha uri kunuka ngo na poti guhora uvuga gukunda live uzatuma ufana ishinazeho TikTok wasaze na ele yaduzamo nubwo umuntu na undi ni ele ndarambiwe ku machingu ni banga nga ra abanyarwanda ndabafite kabisa ndabafite subscribe hafa ndabafite abanyarwanda mu nkunde mukora indirimbo yanjye ya
uragira uti bagukunde bagukundishe n'abanyarwanda bose kabisa. iyo ndirimbo Hari abantu batijya bambona mu maso, reba neza. wayikoze ninde? Producer wacu bamwita Manuel, ni producer mwiza cyane. Izina ni ryiza, ni Manuel, akora neza witonde. Producer Manuel. Producer Manuel niko wakoze indirimbo ndirimbo uburyo igomba kuza ari ikirori. Yego Producer Manuel. Yego. Ndagira amabwira yuko akora indirimbo nziza, namwe mwamugana singiye kubabwira nomero ze kuko mwamutesha umutwe nagaye kunda abantu bamuhamagara. Oya wanamutwikira. Nta mpamvu. Gusa nyine ugiye ushaka kwenda kwa nakugezayo hari uburyo ngiye wacaho. So, ngiye wacaho kugira ngo ubashe kubona performance nziza, ubashe kubona indirimbo nyiri imeze neza, ise ku isuku imeze neza, isa neza. Guys, munkurikira kuri YouTube channel yacu, mwasha kora kino kiganiro nk'iki utamwari kikweza, ndabizi neza muravanamo inyigisho nziza cyangwa se ubutaha ibyo twavuze murabizi ko muri bubonemo nyine murakuramo nyine ibyavuyemo nyine muri ya video twakoze ubutaha. Yego, ibyo muri bukuremo. So, twasoza numva nanashonje. Ndashonje, mva dusoze. Turahita tureba ahantu tujya mujyanira. Turebe ko iyo nzara yawe twayivura. Tubifitiye ubushobozi. Ngushimireho twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Mubwire ninge Badi Defia nkabaye Pelawe Empire, abanzi bahita umwana w'ibwami mbandi udahinduka nka Tableau Periodique ndi wahanuwe nayo hana mu kirwe Patimo bagira gutya. Ngurahera hano twagiye hagarara hano gutya uri seriye gutya mera neza. Tugiye guhera hano tugire gutya. Kuri rwa ruhande gira gutya. Yego. Turazana 1 2 3 4. Uri kubyumva? Tuhita twenya duhindukira tugire gutya. Urumva naho tugire 1 2 3 4. Urumva none nitugera hano urumva? Ni sibyo? Twagiye tujye guhera hano muri frame. Turahera hano turahera kuri ruhande. Oya. Turahera hano. Turagira gutya. Hano hejuru wemera gutya. Urumva? Ni 1 2 3 4 hano imbere. Twagera 1 2 3 4. Tita dofata indirango. Umvije? Tita duhindura. Ubwo turahita tujya hano. Sibyo? Kutabikora gutya. Kuri guhinduka nka Stromae umwe waririmbye Papa Ute. Byancanze mu mbabare abanyarwanda byancanze. Bikore neza. Twagiye gutya. Kibaye ikicucu noneho. Ndimo ndakubwira ngo hagarana. Wowe shyira amaboko hano gutya. Gira gutya. Gutya. Yawe dusoze. Ngushimire weho twabanye. Uri umuntu w'ingenzi cyane nkubwire ni ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, ushaka kwamamaza business yawe, nigiye kirageze kugira ngo wizere muri Defia Empire. Nomero zacu ni 078 60 59 649. Ushaka ikiganiro, ushaka kuvuga ku bikorwa byawe, izo nomero nazo urazihamagara tukagufasha. Mwibutsa ko perime na provisoire ugomba kwibariza kwa mwarimu Shope. Nahandi hantu ugomba kujya kwigira. Navuga nabi, nagira umushiha, agira umutima mwiza, ikindi arahendura byatari n'umuntu uciringa bya sana. Ndamugushimiye kuba wakorana nawe. Nomero ze ni 078070 333. Mwibutsa ko filime nyarwanda nziza zigezweho yabizirangira ndetse n'amaseri ugomba kuzishakira kwa Kate TV show, hanyuma nawe ukarya show mu buryo byifuzamo. Ama high school arahari, ama romantic movie arahari, ama sad story ya story wumva nyine ukabona n'ubuzima bwawe bakinnye bwose burahari. Ikindi bwose hari umukire natwikira, uyu yitwa niyo yita, akaba ari umukomediye, ngira ngo mwamwumvishe agira story za hatari.
ni igihe kirageze kugira ngo mumukunde. Link ya mbere biri muri comment ibikugeza ku bihangano bye. Hanyuma ariko hari ikintu nshaka kuvuga, hari abantu nshaka kwisabira, abantu bakomeye cyane, abantu nshaka gusaba korabo rwose mu mbabarire kandi mu nyumve pe. Ndahera ku muntu wa mbere. Uyu muntu umuntu ukomeye cyane nanyumva. Ikiganiro sinzi kari bukirebe ariko bana we Chita Magic ni Chita urabita Chita ndagukeneye n'ukuri kw'Imana, ndagukeneye Chita ubyumve. Iki kiganiro kirebe Chita ndagukeneye. Undi wa kabiri Irene Murinda habi. Irene iki kiganiro mbaburo cyumva akakantu basi bari ko bumva konyine. Yego. Umva hari abantu bafite impano nyinshi cyane ariko babuze ahantu bazicisha. Ndagira ngubwire ngubwize umbabarire unyumve. Irene wamaye ikiganiro koko nuko ndapfukamye mu kiganiro mana yagasani mana nanarizo wallahi. Irene ndagukunda mu kiganiro. Ayo marira yawe ameze nk'aho ingona. Ayo marira yawe wagira ngo nayo bapfumu kuraho rinete turebe. Ubu nyinzeho. Dukinguyeho ubu nyinguyeho. Ubu nyinzeho. Urakoze cyane. Nagushimiye. N'ubutayo wa most welcome kuri The Fear Empire. N'abandi twebwe hano man ibintu biriho uretse umushiha. Uretse ko nta n'umushiha ubuhari. Ibintu birahari. Birahari n'ubundi bizaza n'ibintu byo birahari. Umaye bibiri ibintu biriho man umaye bibiri se. Umaye bibiri wahombeke. Yes twasoje twagushimiye. Thank you. Nabuta. Sokati. Zamana wakumbi.